Ah, ndagerageza kuvuga ibice bitatu ku buzima bwa mama. Ndavuga ubwana bwacu, ukuntu yatureze n'umuntu yari we, ukuntu byose byarangiye. Imana y'inshobozi tubivuga. Twakuze dufite mama gusa, abatuzi barabizi, ntabwo twakoranye papa. Mama yari papa na mama. Ikintu gitangaje mu bintu byose, ntabwo mama yagize amahirwe no kubana na papa, ariko mama yadukundishije papa. Ntabwo ari abagore benshi bakora icyo kintu. Papa yamushushanyije nk'intwari, dukora dushaka gusa nka papa twese. Ariko nyuma amaze gukura nibo nabitekerejeho, nsanga ntibaza impamvu atubwira papa kandi atigeze abana na papa. Gusa mama yari intwari ikomeye cyane mu buzima bwanjye, abangiriye ubwenge. Ukuntu yatureze twigaga ku bigo byiza, ntabwo yari afite amafaranga arenze cyangwa se afite ubutunzi bukomeye, ariko mama niwe muntu watangaga ibintu byose kugira ngo tugire icyo tugeraho. Nk'uko abamamaza zo bivuze n'abandi bafamiye, yadukoreshaga devoir twese uko turi batatu ku ishuri. Tuvuye ku ishuri yakoraga kuva saa mbiri kugeza izindi saa mbiri. Ntabwo nzibagirwa ko iyo twakoraga devoir ngasanga mama yasinziriye, ko yabaga arushye, ariko ibyo byose ubu niko mbisobanukiwe, ntabwo nabizi icyo gihe. Nakuze ndi umwana ukubagana cyane muri famiye. Narakubaganaga cyane. Ibyo rero byatumye uraza kunyihanganira, ntabwo byoroshye. Byatumye mama anyigisha ibintu byose yari azi. Yanyigishije gucuranga, yanyigishije kuririmba, yanyigishije kubyina. Byose ibyo nzi uyu munsi nabibwiye kuri mama. Ariko hari ikintu gikomeye kurusha ibindi yanyigishije. Yanyigishije gukunda Imana. Natangiye kuririmba mu itorero nkiri mutoya, mama akajya ambwira ngo si uzarota ndirimba imbere ku rusengero. Ntangira kuririmba, ntangiye kubona bitagishobotse, njya muri secular music. Abanza kubabara, arambwira ati akini darusi sitaki imbere bishito. Ariko nyuma aza gusa nkahabiretse. Izina ryanjye ubundi nitwa Meddy. Ahantu ryavuye ni umupasiteri wabwirije mama kugira ngo akizwe, anyitiriye izina rye. Uyu munsi kuba mpagaze mbona ifoto ya mama imbere yanjye, ntabwo naheze ko uyu munsi uzagera. Nkiri umwana najyaga mubaza ese mama uzapfa, kuko anje ataravuka njye ari mutoya, so nahoraga ndi iruhande ya mama, nari umwana mutoya. Akambwira ngo muzasaza ngo mbaga kecu ngo nyuma ngende. Ariko ntabwo nigeze numva ko icyo gihe gishobora kugera. None uyu munsi wageze.
ntabwo navuga ko mbabaye gusa ariko ndishimye at the same time kuko igihe yari arwaye cyangwa icyo ndashimira Christian yabikoze byose yabaga ari kumwe nawe buri munsi ajya mbahamagara kuri FaceTime Christian yabaga ari kumwe na mama buri munsi amuhamagara mu gitondo akamubwira ni mama ari wapi akamubwira ati ngiye kumureba ariko sinabonaga ko nawe ari kuruha kugeza umunsi umwe hari umuntu wese wambwiye ngo Christian akeneye support ati kuko niyo akora ibintu ubona ari gutitira ushaka gukina nyuma nta kibazo hanyuma rero mama arwaye ari ikintu cyangumye ku mutima twaga tuvugana nk'uko mama Jozo yavuze yagize inzozi zigera nko kuri 4 cyangwa 5 akajya azimbwira nkuga ati mama cyana iyo bitu akambwira ngo yabonye igihe kuko yararwaye akajya ajya muri yari conscient ubundi yagiye abaga atari conscient akambwira ngo nakomeje mbona hari abamama bambaye imyenda y'umweru baje kuma amafleur yambwiye nk'inshuro 3 ariko iyo yavugaga asa nkaho yashaka gukomeza kujya aho ngaho yabonaga hari isomo nize rikomeye muri ibyo bintu byose ariryo mama yigishije ubuzima ntacyo buvuze nta mana irimo hari abashaka kumenya Imana ari uko ubuzima bwabo bugeze ku iherezo hari n'abamenya Imana kuko bagiye mu bibazo ariko mama yamenye Imana kuva akiri mutoya atwigisha uwo muco uyu munsi nubwo mbabaye ko adahari ariko nshimishijwe ko ndi 100% sure ko ari mu ijuru nibyo byiringiro mfite byonyine igihe rero mama yagendaga nahamagaraga Christian kuri FaceTime Christian arambwira ngo mama naenda Christian rero afite ukuntu avuga ibintu bikora ku mutima ariko nawe ntabyo azi arimo aramara mu maso aravuga ngo dore umugore wabyaye gishago ntabwo nzaryibagirwa mama yakundaga famiye iki ni ikimenyetso kigaragaza ko mama yakundaga famiye kuba muri hano mwese igihe nazaga mvuye muri Amerika nje mu Rwanda yambwiye ngo tujye kureba kanaka ntanabuka akamubwira tujye kureba tante kanaka akamubwira mama ndarushye akamubwira ati no tujye kubasuhuza uyu munsi nibwo mbyumva ibyo bintu byose yakoraga ukuntu mungana mwese hano ni ukubera mama ujyanye na kariyeri yanjye y'umuziki hari igihe nabaga ndishimye mvuye mu bitaramo mama akampamagara mu ma saa 9 z'ijoro akamenya ngo uko wapi nkaza kumureba mu rugo asanga atararyama ashobora kuntegereza kugeza saa 10 za nijoro kugira ngo tuvugane tukavugana ko njye nkiri umwana ndi bucura nakunda kuganira na mama cyane donc nijya akunda kubwira ama histoire naho byo kurimba byavuye kuko yambiraga ama histoire y'urukundo izo ndirimbo so nakuze kubera ibyo mama yambwiraga byaje kwimanifesta mu buzima bwanjye
ikintu nazibabirwa gikomeye kuri mama ni uko tukiri abana mbere yuko tujya kuryama yaraduhamagaraga twese tukaririmba indirimbo ikurana no guhimbaza tugasenga, waba urushye waba utarushye waba uri gusinzira waba uri maso nagombaga gukora icyo kintu. uyu munsi rero ndashaka kubashimira mwese, imiryango n'inshuti muri hano muri kudufasha bino bintu byose biri kubera hano. Ni ibintu tutazibagirwa kuko ntabwo byari byoroshye. Imana ibahe umugisha kandi mukomezanye urukundo mufite. Tuzakomeza uko mama yatwigishije gukunda famiye no kwegera inshuti n'abavandimwe. Murakoze cyane. Mama, ndagukunda cyane, ndagukumbuye. Mama ntabwo ari mama wanjye gusa, yari n'inshuti magara yanjye. Igihe twabaga turi mu rugo, njye natwahoraga turi kuvugana, buri kanya ndi inyuma ye, yabaga ari imbere yanjye ndi inyuma ye, turi kugenda turi mu ma histoire. Twajya guteka, the same thing, everything turi kumwe. Igihe twese hano igihe twahuraga nka shock cyangwa ikintu kiri kudukomera mu buzima, ukagenda ukamwegera, ikintu yakubwiraga cya mbere yakubwiraga shikama, komera. Rero muri iki gihe ayo magambo wambwiye mama niyo ari kunkomeza cyane cyane. Bimwe biri kongera nkumva birananiye, ariko nkahita nibuka amagambo wambwiye akankomeza. Kandi I promise you, njye ubundi ndi umuntu urira cyane, ariko mama kuba yarabizi cyane rero yarambwiraga Ange komera, umukobwa ukomeye rero nta kintu uba, komera wowe. Ndashima igihe cyose twavuganaga, nzagukumbura cyane. Amahistoire yawe wambwiraga yo ku kazi, ayo muri famille, aya kera, nzabikumbura cyane cyane. Igihe yari arwaye agiye muri HTU atari kubasha kuvuga, nararyamye rimwe nijoro ndamurota, ndota ameze neza, murota ameze neza. Mbese ndamubwira mama sha wari urwaye ariko ubu ngubu ndi kubona umeze neza, ubu ngubu sasa ubuzima bugiye gukomeza, dukomeze nka kera. Mbona arasetse, and then bitambyuka. Ndashima Imana ko mama yansuye mu nzozi nkabona ari guseka. Mama ndagukunda cyane, uje kuko mukunda cyane kandi mukumbuye. Bye mama. Arakoze